hanyuma y'uko Adamu asuzuguye amategeko y'Imana, we ubwe n'abazamukomokaho cyangwa n'abamukomotseho yabazaniye urupfu rw'iteka, ndetse n'urupfu rw'umubiri. Ese hanyuma y'ibyo haba harashyizweho uburyo bwagarurira abantu ubugingo buhoraho cyangwa ubuzima bw'iteka cyangwa ubuzima budapfa, cyangwa bikaba byarazaniye abantu kuzuka bavuye muri urwo rupfu nk'uko n'ubundi byahoze, cyangwa nk'uko Adamu yahoranye n'Imana mbere? Yego, tugiye kurebera hamwe nyirizina ikiganiro gishingiye kuri uyu mutwe tuvuze nyirizina. Ese hanyuma y'ibyo haba harashyizweho uburyo bwagarurira abantu ubugingo buhoraho, cyangwa byagarurira abantu ubuzima buhoraho, cyangwa byagarurira abantu konegisiyo ku Mana, cyangwa byagarurira abantu kuba bakongera kugirana ubusabane bw'Imana nk'uko Adamu yahoranye ubusabane n'Imana mu ngobyi ya Edeni? Ese haba harashyizweho uburyo bw'uko abantu bazuka bavuye mu rupfu rwa Adamu, cyangwa Adamu yagiyemo, cyangwa urupfu yapfuye, n'abavuka bakaba bavukiramo? Hari uburyo bwashyizweho y'uko abantu bazuka bavuye muri urwo rupfu, abantu bakagira ubuzima buzima nk'uko Adamu yabuhoranye ku Mana? Yego, nicyo kiganiro tugiye kurebera hamwe nyirizina. Rero ndabasuhuje bwoko bw'Imana muherereye Afurika, Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande. Amahoro y'Imana nagumya agwire muri mwe. Yego, ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana, Sibomana Anastase. Turimo kurebera hamwe byinshi cyane bigiye bitandukanye, tureba icyo Imana ishaka kugira ngo abe aricyo dukora. Turi mu kiganiro cy'uruhererekane, tureba amategeko y'Imana, tureba n'icyo Bibiliya ivuga ku mategeko y'Imana, kugira ngo dukore ibyo tuzi kandi dusobanukiwe nyirizina. Rero ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Nihuza gusanga ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Yego, rero ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, cyangwa tukanamenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana. Niho tugiye kurebera hamwe n'ubundi tuvuga nyirizina, turebera hamwe nimba hari uburyo bwashyizweho, nimba hari uburyo bwaba bwarashyizweho ku buryo bwagarurira abantu ubugingo buhoraho nk'uko twabutakaje kuri Adamu. Ariko nyirizina turifashisha igitabo cya Bibiliya. Yego, turifashisha igitabo cya Bibiliya kugira ngo tumenye nyirizina mu gihe Adamu amaze kwica amategeko, cyangwa amaze guca mu isezerano yagiranye n'Imana, ubwo yari amaze kwikururira urupfu rw'iteka cyangwa kurimbuka, anabikururiye abazamukomokaho. Tugiye kureba nimba koko, nimba hari uburyo bwashyizweho bwo kuba twagarurirwa ubugingo, tukazabaho by'iteka kandi twongera tukagirana ubusabane n'Imana. Tugiye kureba ubutumwa bwiza Pawulo yandikiye Abikorinto ibice 15 kuva ku murongo wa 21 kugera kwa 22. Turebe iki ijambo ry'Imana ribivugaho. Haranditswe ngo, kuko ubwo urupfu rwazanywe n'umuntu, niko no kuzuka kw'abapfuye kwazanywe n'umuntu. Hano harimo kwerekana yuko ubwo Adamu yari umuntu, akazanira abantu bose urupfu, yego, urupfu rwo kurimbuka. Ijambo rirerekana yuko no kuzuka umuntu ava mu rupfu rwo kurimbuka akazabona ubugingo buhoraho, ngo nabyo bizazanwa n'umuntu. Ijambo rikomeza rigira riti, nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Hano ijambo ryeruye neza ryerekana yuko hashyizweho uburyo bwo kuba bwagarurira abantu ubugingo buhoraho, cyangwa kuba bakongera kugirana ubusabane n'Imana. Ari byo natwe duhamya nk'ubwoko bw'Imana yuko twamaze kwinjira muri ubwo buryo bwashyizweho
buduhesha ubugingo buhoraho cyangwa buduhesha ubuzima bw'iteka cyangwa biduhesha kurokoka urupfu rw'iteka, turokoka kurimbuka, tukaba turi abaragwa b'ijuru. Ariho ijambo ryerekanye ngo nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo. Kristo niwe washyizweho kugira ngo abe inzira yo kugarurira abantu ubugingo buhoraho ababutakaje kubwa Adamu. Hano ijambo ribisobanura neza dusomye iyindi Bibiliya. Hano twasomaga Bibiliya yera, reka turebe na Bibiliya ntagatifu, ururimi rw'ikinyarwanda n'ubundi mu bundi buryo rubisobanuramo. Haravuga ngo nk'uko kandi urupfu rwakuruwe n'umuntu umwe, ni nako izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe. Hano ubwo bavugaga ngo nk'uko urupfu rwakuruwe n'umuntu umwe, uyu muntu umwe wavugagwa ninde? Ni Adamu wasuzuguye itegeko ry'Imana, akarya ku giti kimenyekanisha, igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, igiti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'icyiza. Ubwo Imana amubwira ati ntukiryaho no gupfa uzapfa. Yakiriyeho rero icyo ryazanira abantu bose urupfu, nawe atiretse. Rero uwo muntu umwe ari we Adamu niwe wazanye urwo rupfu rw'iteka, urupfu rwo kurimbuka, gutakaza ubusabane ku Mana, urupfu rwo kujya mu muriro utazima. Ni urwo rwakuruwe na Adamu ubwo yaryaga ku giti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'icyiza. Rero ni nako bose bazasubizwa ubugingo biturutse kuri Kristo. Niho Bibiliya kandi irimo guhishura ko no kuzuka niko birimo gusobanura yuko ni nako izuka ry'abapfuye ryazanywe n'umuntu umwe ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe wazanye kuzuka abantu bava muri rwa rupfu twashyizwemo na Adamu, ariko uku kuzuka cyangwa kuzurwa bigakorwa ku muntu wabyemeye cyangwa ku muntu ubishaka. Yego, Yesu Kristo yaraje ngo abe inzira yo kuvana abantu muri rwa rupfu twashyizwemo na Adamu, ariko bigakorwa ku muntu ubishaka, wagize ayo mahitamo yo kubyemera yuko Kristo amubera inzira yo kumuvana mu rupfu twashyizwemo na Adamu ubwo yicaga itegeko ku Mana, akarya ku giti yabujijwe. Yego, ibi birikomeza ivuga ngo kimwe nuko bose boramye. Hariya muri Bibiliya yera bavuga ngo nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, biranagatifu ibisobanura neza, niho ibivuga ngo kimwe nuko bose boramye bitewe na Adamu. Bivuga yuko korama twatewe na Adamu, cyangwa twese twashyizwe muri urwo rupfu, cyangwa twabazweho urwo rupfu tubitewe n'umuntu umwe. Yego, niho bibirimo gusobanura ngo kimwe nuko bose boramye bitewe na Adamu, ni nako bose bazasubizwa ubugingo buturutse kuri Kristo. Adamu wa mbere yatwimishije ubugingo, ariko tukongera kubusubizwa na Kristo ku wabyemeye nyirizina. Ijambo ry'Imana kandi rikomeza ribisobanuraho mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma ibice 5:15 kugera ku wa 19, ariho yavuze ati ariko impano y'ubuntu bw'Imana ntigira ihuriro n'icyo gicumuro. Akomeza yerekana yuko impano y'Imana ari we Kristo twahawe n'Imana kugira ngo atuvane muri urwo rupfu, ifite ubwiza cyangwa ubudasanzwe cyangwa ubudasa ku gicumuro cya Adamu. Yego, kuko ubu buntu, iyi mpano y'ubuntu bw'Imana yo yatangaga ubugingo, ariko kiriya gicumuro cya Adamu cyo cyari kirimo kwambura abantu ubugingo. Ngo kuko ubwo igicumuro cy'umwe cyateje abantu benshi urupfu, niko ubuntu bw'Imana n'impano y'ubuntu bw'umuntu umwe ari we Yesu Kristo byarushijeho gusaga kuri benshi. Yego, hakomeje kwerekana yuko n'ubundi Imana kubw'urukundo rwayo ariyo yatanze Yesu Kristo
ku buntu twebwe nta kintu twabasha gukora cyangwa nta kintu twabasha kubihinduraho, cyangwa tubikorewe nta kiguzi dutanze, atari uko ari imirimo twakoze, ahubwo ari kubw'ubuntu. Ikintu cy'ubuntu ni ikintu umuntu aguha ariko wowe utabasha kukiha cyangwa utabasha kukihesha nyirizina. Rero Imana niyo yadukoreye icyo tutabasha kwikorera, iduha Yesu Kristo kugira ngo abashe kutuvana muri rwa rupfu, kuko umuntu uri mu rupfu nta kintu abasha gukora, nta n'icyo abasha kwikorera, ahubwo yarengerwa n'umuzima, yarengerwa n'umuntu, akaba ariwe wabimukorera. Rero Imana niyo yatugiriye ubuntu, iduha Yesu Kristo kugira ngo tubere inzira yo kuva muri rwa rupfu nyirizina. Iherezo ry'ubwo buntu ntirigira isano n'iry'icyaha cy'uwo muntu umwe, kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari iryo gucirwaho iteka. Hano Bibiliya byerekana yuko iherezo rya rwa rupfu rwa Adamu, iherezo ryabyo ni ugucirwaho iteka, ni ukurimbuka. Ngira ngo nakomeje mbasobanura no mu biganiro byatambutse yuko runo rupfu Adamu yapfuye, Imana yamubwiraga yuko narya ku giti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'ikiza no gupfa azapfa, ariho nababwira ko yuko urwo rupfu ari ukurimbuka, cyangwa kujya mu muriro utazima, cyangwa kujya Gehinomu, cyangwa kubura ubugingo nyirizina. N'ubundi ni ugucirwaho iteka, ni ukubura ubugingo ruriya rupfu. Ariho nakomeje mbikubakomorezaho ngo kuko iherezo ry'icyo cyaha ryari iryo gucirwaho iteka, naho iherezo ry'iyo mpano y'ubuntu yatanzwe kubw'ibicumuro byinshi, ni ugutsindishirizwa, kuko ubw'igicumuro cy'umwe cyateye ko urupfu rwimikwa n'umwe, ni nako abahawe ubugingo busesekaye n'impano yo gukiranuka bazarushaho kwimikanwa ubugingo n'umwe, ari we Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana rikomeza ryerekana yuko impano y'Imana, impano y'ubuntu bw'Imana ari we Yesu Kristo, nta hantu ihuriye na kiriya gicumuro cy'uriya umwe ari we Adamu, yuko hariho itandukaniro. Kimwe cyamburaga ubugingo, urupfu rwa Adamu rwamburaga abantu ubugingo, ariko impano y'ubuntu bw'Imana ari we Yesu Kristo yatangaga ubugingo buhoraho, cyangwa gusubizwa ubusabane n'Imana. Ni nk'aho hano Yesu Kristo ari we utugarura muri Edeni nyirizina, nk'uko Adamu yayihozemo ashimwa n'Imana. Adamu nk'uko yagiranaga ubusabane n'Imana, akumva ijwi ry'Imana, akanezezwa no kuba Imana yabonana nayo, ni nako Kristo n'ubundi uwizeye Yesu Kristo nk'umucunguzi we, ari we muhuza wacu n'Imana, iyo umwemereye akakuzura kubwo kumwizera, icyo gihe ugarukana kugirana ubusabane n'Imana nk'uko Adamu nawe yagiranaga ubusabane n'Imana. Ni nkaho rero Yesu Kristo aba arimo kugarura abantu muri Edeni. Yego, uraza gusanga ijambo n'ubundi ririmo gukomeza ryerekana ngo nuko rero ubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka. Yego, umuntu wese avukana gucirwaho iteka, ababayeho n'abarimo kubaho n'abazabaho, buri wese avukana gucirwaho iteka. Yego, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Aha impano y'Imana, impano y'ubuntu bw'Imana ari we Yesu Kristo, impamvu uwabyizeye yuko cyangwa uwemeye ko Yesu Kristo amuvana muri urwo rupfu aba atsindishirijwe, ntabwo uwo muntu aba ari we witsindiye ubwe, ahubwo atsinze ku bw'ubuntu bw'Imana. Yego,
atsinze atari ibintu yakabashije kwikorera we ubwe, ahubwo abishobojwemo n'Imana. Yego. Ngo kandi nk'uko kutumvira ngo kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko abenshi baba abanyabyaha, niko no kuyumvira kumwe kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Hano ijambo ry'Imana rikomeje ryerekana nyirizina yuko kutumvira itegeko kumwe ari we Adamu wabwiwe kutarya ku giti akakiryaho agapfa, ngo kutumvira Imana kumwe aribyo byatumye benshi baba abanyabyaha. Yego, cyangwa bose tuvukana kuba abanyabyaha ariko tukaza kugarurirwa ubugingo buhoraho tubiheshejwe na Yesu Kristo. Niko ijambo rikomeza rivuga ngo niko no kumvira Imana kumwe. Ukumvira Imana kumwe nuko n'ubundi Yesu Kristo yaje yubahiriza amategeko yari ariho, yarashyizweho, amategeko Imana yarahaye ubwoko bwayo Abisiraheli, ubwo Imana yayaherezaga Mose ari we wari uyoboye Abisiraheli. Aya mategeko abantu kuyubahiriza byari byarananiranye, byaragoranye, ariko Yesu Kristo avuka we ayubahiriza yose. Ari ijambo rivuga yuko ngo niko no kumvira kumwe ari we Yesu Kristo kuzatera ko abenshi baba abakiranutsi. Byumvikane kwizera Yesu Kristo wabashije kumvira amategeko bihesha nawe kugendera mu murongo w'abashimwa n'Imana, ubiheshejwe n'ubuntu bw'Imana. Yego. Bwoko bw'Imana, ndabashimiye cyane yuko mwabanye natwe muri kino kiganiro. Turimo twiga Bibiliya mu buryo bwimbitse, tureba nyirizina aho bimwe bigenda bikomoka biva, icyo Bibiliya bigenda bivugaho, niho turimo kurebera hamwe ku mategeko nyirizina. Ubu twari turi mu kiganiro turimo kurebera hamwe nimba hari ubundi buryo bwaba bwarashyizweho bwakongera kugarurira abantu ubugingo buhoraho cyangwa ubuzima buhoraho cyangwa kutarimbuka cyangwa kuzabana n'Imana nk'uko Adamu yahoranye n'Imana muri Edeni. Dusanze ubu buryo rero bwarashyizweho n'ubundi, dusanga ni ubuntu bw'Imana, aribwo Yesu Kristo Imana yaduhaye tugomba gukiriramo cyangwa gukirizwamo. Yesu Kristo akatubera inzira ituvana mu rupfu rw'iteka tugahabwa ubugingo buhoraho. Yego, rero ndabashimiye. Ubutaha tuzareba nyirizina akamaro k'amategeko, tuzareba impamvu y'amategeko, tuzareba intego y'amategeko y'Imana. Ngicyo tuzarebaho mu biganiro bizakurikiraho n'ubundi nyirizina. Rero bwoko bw'Imana, habaye hari ikibazo wagize wakibaza nta kibazo, kandi aho ufite inyunganizi wazitanga. Saba nawe utarakora subscribe, ari wowe mushyashya n'undi utarabikora wayikora kugira ngo hatagira ikiganiro kigucika mu gihe turimo kwiga Bibiliya. Muri iyi minsi turimo kurebera hamwe iby'Imana ishaka yuko dukora kugira ngo abe ari byo twubahiriza, abe ari byo tugenderaho. Yego, nkomeje mbashimira cyane yuko ibyo mwize muhita mubishyira mu bikorwa nk'ubwoko bw'Imana, ndetse hakabaho kubisangiza n'abandi bari impande n'impande ukoresheje social media zawe cyangwa kubaganiriza bisanzwe. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, biheshejwe no kumenya Imana na Kristo Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.